watangiye gukina uyu mukino ute? Niki cyatumye muri 79 utangira kwiga karate? Ubwo biransaba guhera kureho gatoya. Urumva nagiye i Burundi muri 77. Ngerayo nsangayo mukuru wanjye witwa Karangwa Fidel, nawe afite umukandara w'umukara. Mbega muri makeya niwe mukarateka wa mbere nakubwira ngo nabonye. Ngeze iwe nsanga yambaye kimono, ya myenda dukorana y'umweru, nkajya mbona atera imigeri, atera ingumi. Bukeye rero anjyanamo. Bango nk'umuntu wari uvuye mu giturage iwacu Butare mu majyepfo, nkagera mu mujyi w'Ubujumbura nkabona umuntu niwe nakubwira ngo niwe mukarateka wa mbere nabonye. Nishatse nakubwira ngo ntabwo nari nzi ko karate ibaho. Noneho rero anjyanamo. Icyo gihe yari afite umukandara w'ikigina yo bita sentire maro, anshyiramo ndatangira. Yanjyanyemo kubera icyo gihe nari umwana ubyibushye cyane. Anjyanye kwa muganga, aravuga ati abadogiteri bamubwira ngo uyu mwana abuze siporo. Nk'umukarateka urumva we nta handi yari kunjyana uretse muri karate. Nuko nakubwira ngo niko natangiye. Ubwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Niba unabyibuka wari ubyibushye ku buryo wari ufite ibiro bingahe? Ubwo najyaga kumunzanira wenda we wakuramo ukibuka za matematike. Navutse muri 63. Ubwo urumva ko icyo gihe wamenya imyaka nari mfite. Hari muri 79. Wavutse 63. Ubwo 73 wari ugize 10. Ubwo tukongeraho kugera muri 79. Bahise babyumva. Yego. Ubu uratangiye. Ugeze mu munsi wa mbere, ni umukino wahise wumva ugukuruye ku buryo nawe uwishimiye, cyangwa ntabwo wahise ubikunda ku ikubitiro? Byari bikomeye kuko urumva nari umwana ubyibushye. Nk'uko ujya ubona abana babyibushye bashashagirana, harimo abana batoya bakora za pompaje, bagakora abdomino, ukabona imigeri yabirihuta. Yanjye iri bukeye. Hano mukuru wanjye akambwira ati we ntuzacika intege, wowe ujya wiyagisera kandi ntuzemere gutsindwa. Nambikana. Ubwo rero ngenda mbikunda cyane, ndongera ndabikunda bigeze aho biranyubaka. Ukigeramo urumva abantu benshi baba bafite kuri uyu mukino batawusobanukiwe, bumva ari umukino umuntu agiye kujyamo akamenya kurwana, akajya rwose akubita abantu. Ukigeramo wari ufite iyihe shusho kuri uwo mukino? Nari mfite ishusho y'uko wari umukino. Urumva nari navuye mu Rwanda mu bihe navuga ko bitari byoroshye, hari ari icyo bita iringaniza ry'amoko. Ngenda ngiye gushaka ubuzima, mukuru wanjye ansubiza mu ishuri. Urumva nari mfite inshingano y'uko ngomba kuyikora nkayikunda, yarangiza ikazamfasha mu buzima, ntagambiriye kwiba, ntagambiriye kurwana, ntagambiriye no kwica. Kubera ko urumva nari namenye ikintu wenda navuga mu Rwanda nta cyari gihari kigezweho, ni iyo ntegano mu mutwe n'inshingano ifatika. Ndavuga nti byanga bikunda nzasubira mu Rwanda. Igihe cyose njyasubirayo mfite umukandara w'umukara. Narabikunze cyane. Uratangiye rero muri 79. Ubwo wazamutse ute muri karate kugeza ubonye dani ya 6? Tuganire kuri urwo rugendo rwose. Kuvuga ngo ubundi reka wenda tubanze tubipange ababyumva babyumve. Iyo winjiye muri karate winjirana n'imyenda y'umweru n'umukandara w'umweru, hagakurikiraho umukandara w'umuhondo. Nyuma y'amezi 6 hakaza umukandara wa oranje, sinzi uko nawita ubwo mu Kinyarwanda. Hakazaho umukandara w'icyatsi kibisi, hakazaho umukandara w'ubururu, hakaza uw'ikigina, hakaza uw'umukara. Haza umukara rero, iyo ubonye umukandara w'umukara ubwo ubonye dane ya mbere. Ni nka kwa kundi utangiye uvuga ngo wambaye umukandara kimono y'umweru n'umukandara w'umweru, ubu watangiye aho ngaho. Watangira muri dane ya mbere ukagenda uzamuka. Ubundi mu mategeko uko ateguye, dane ya mbere uyimaraho imyaka 2, ugakorera iya kabiri, iya gatatu ukamara iya kabiri w'itatu. Ni ukuvuga ngo buri dane ijyana n'imyaka yayo kugira ngo uyigereho. Ariko mu Rwanda kubera uko haje kuzamo uko inkotanyi zateye muri 90, nabo turazishimira kuko ari byiza tugejejeho zikomeye byiza cyane. Habayemo yuko tugeze muri 90 na 88 nakoreye umukandara dane ya kabiri,
ubwo navuye Burundi muri 1988 1988 nkora dane ya kabiri hano i Kigali no mu Yapani witwa Gateru Kono dukora hara kuri Petit Stade hanyuma ngomba gukorera gatatu nibwo 94 yabaye twagomba gukorera iya gatatu mu kwa gatanu 94 ntibyakunda nza kubona iya gatatu muri 99 iya kane iraza iya gatanu iraza umunsi ndi ya gatandatu uritegura no gukorera iya karindwi uzayikorera ryari mu mwaka ntagushira utarayikorera uba wumva bifite akahe gaciro kuba ariwe muntu ufite dani nyinshi mu Rwanda buriya rero wenda ushobora kubyumva nk'agaciro abantu bari ku ruhande bakumva nk'amafaranga cyangwa bakumva n'ubundi bukire ni kwa kubona kuvuye nyine ko umuntu aba afite umutuzo muri we kandi iyo ukunda ikintu ubundi nkunze kuvuga ngo ukora karate utangira wikinira cyangwa se utabyumva neza wagera hejuru ikagukora kuvuga ngo ubu ntabwo ngikora karate kuko ni inkora kubera uko urabikora warangiza ubundi mu cyongereza niho byose bavuga ngo ni lifestyle time mode de vie bavuga ngo aho ngaho igukora kuko igufasha uko uyikora nayo ikagukora kuvuga ngo ntabwo wakora karate uri umusinzi ntiwakora karate uri umusambanyi ntiwakora karate uri umunywi w'itabi ntiwakora karate uri ikirara ni ukuvuga ngo ni art martial ni ukuvuga ngo ni nk'impano niko twabyita kugenda ubikora bikakuzana mu murongo nyawo ushobora kugufasha ku buryo waba n'urugero rw'abandi kuri we ku giti cyawe ni gute karate yagukoze niyo mvugo wakomeje gukoresha cyangwa se yahinduye imibereho yawe mu buryo bufatika ntabwo yahinduye imibereho mu buryo bwanyu uvuga ngo igukora iyo ugiye mu mahame yayo no mu nzira nyayo uko abakarateka bagomba kubaho ntabwo bagomba kwigira ibirara sibyo kuvuga ngo ahari hose niyo mpamvu dukinana imyenda y'umweru uguharanira kuba intangarugero none uko ugendera ujya muri ya mahame nyayo mazima ukaba urugero rwiza ishusho impumuro y'abandi noneho ikagufasha kuko hari ibyo utajyamo bigatuma bikurinda bya bintu bibi biteshuka ku mahame cyangwa se mu muco nyarwanda ukavuga ngo wishingenga indangagaciro z'umunyarwanda bigatuma ari kugenda ugaruka ikagera ikakubumba none ugasanga uri umukaratika mwiza ukeye ukaba n'umunyarwanda wujuje amahame nyayo iyo usubiye inyuma urumva watangiriye kwigira i Burundi uza no kugaruka mu Rwanda ugeze mu Rwanda nibwo watangije nawe no kwigisha karate wahereye he mu kwigisha ni ukuvuga ngo turabivuga tubisubire siko bimeze se nagarutse mu Rwanda itariki 5 z'ukwa mbere muri 1988 tugendeye ku mvugo ya kera ngaruka nitwa umututsi byumva cyari cyanjyanye nari nakubiswe na ikiribure tinike regionale ariko ngaruka mu Rwanda noneho mfite umukandara w'umukara yego kubera yuko bitari bishobotse ko ndi bwigi University Burundi ngaruka mu Rwanda kuko ababyeyi niho bari mukuru wanjye ndamusezera witwa Karangwa Fidel ngarutse iwacu kwa papa na mama papa yitwaga Kwisi Medare mama kitwa Kankindi Odeta ndagaruka ngarutse kubera ko nari mfite umukandara w'umukara nabonye mbasha kubona akazi muri university bampaye akazi batareba ko ndi umututsi cyangwa ndi umuhutu kubera bari bakeneye umwarimu noneho njya rero nimba warageze iruhande njya muri gymnase harimo abakarateka bake icyo gihe bakoraga style yitwaga Shotokan umuntu mukuru wari urimo yari afite nka sentire y'ubururu noneho ubwo ninjiramo turakinana ndi umusore uhamye utagerwaho undi abanyeshuri nabo bansabiye akazi ko hari uwo nasanze mu Rwanda ubu yarapfuye yitwaga Hamanyija Leonard arambwira ati nabonye abantu bambara imyenda nk'iyawe uzaze nkujyane wenda mwamenyana njyayo kwikinira ngiye gukina bakinaga ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu ngiyeyo barankunda kuko ntibari bwabona umuntu ufite umukandara w'umukara bambonye rero bajya kunsabira akazi icyo gihe watangaga akazi yari umunyakanada yitwaga administrateur trésorier baravuga bati twabonye umwarimu wadufasha mu mukino wacu nandika iretire isaba akazi mbona sukuveri ya doye wa agronomy icyo gihe bigeze kwa vice recteur financier wari urimo witwa Nshimiyimire Kijambere Kimase biranga birapfa bisubira inyuma
bagiye mu nama baravuga noneho umunyakarate aravuga ati se nimba umuntu yigisha abana barenze 40 karate uno munsi mwebwe mukaba mwigisha abana muri matematike na za shimi n'ibindi mwigisha abana 5 4 6 umuntu akabigisha 40 uwo muntu mwamima akazi gute nuko nakabonye uratangira urabigisha ndatangira ndabigisha bakanampemba banshyira uko nabonye akazi itariki ya mbere kwa gatandatu mu 2008 bampa akazi nko gukora muri laboratoire cyitwaga purifametre noneho yari centre de recherche pharmaceutique noneho birangije ku mugoroba ku manywa nkakora ngira saa 11 kugera saa 1 y'ijoro nkigisha karate mbona nahembwaga amafaranga y'akazi uko nkora muri labo ngahembwa n'amafaranga ya siporo. Ubwo ya siporo baguhembaga nkangahe mu by'ukuri? Icyo gihe ari menshi cyane ni ukuvuga ngo ugendeye ku buzima bwariho mbere ya jenoside litiro y'amata yaguraga amafaranga 20 noneho umushahara nahembwaga 15,600 muri karate bakampa amafaranga 500 kuri buri seanse avuga ngo nakoraga seanse enye nabaga mfite amafaranga 2,000 wakuba n'ibyumweru 4 nabaga mfite amafaranga menshi cyane kuko 8,000 ku muntu w'umuseribateri yari amafaranga menshi cyane umva wateranya na 15,600 bikaba 23,600 umudogiteri yahembwaga 24 wari umeze neza ndakeka. Okay. Ngaruke aho urumva ubonye amafaranga ubonye akazi ariko hari nawe uhembwa kubera ko wigishije ubundi karate uyu munsi tubona tuvuge nk'abantu bakina football cyangwa se n'indi mikino ikabinjiriza amafaranga rwose bagatera imbere. Uhereye icyo gihe wenda uraza no kugera n'ubu ngubu karate ni umukino umuntu ashobora kujyamo nawo ukaba wamukiza ukaba wamuteza imbere. Birakomeye kandi birahenze kandi bikavuna. Kubera iki? Icyambere iyo ugiye mu muco wa Kinyarwanda cyangwa iyo wabonye umuntu mu karateka kera dukina barabango babantu batera imigeri imiyaga. Bango iyo wicaye ukubita umugeri barabango uri bakubita imiyaga. Noneho byakubitira yuko ibyo bareba muri filime n'abantu babarwana byaza mu muco wa Kinyarwanda cyangwa n'ababyeyi bakavuga ngo niba abantu barwana n'ubwo tuba dufite isura mbi yo guharanira ubwo ndavuga mu babyumva. Karate ubundi ni karate ubundi bavuga ngo karate do ni karate nyine nk'umukino wo kurwana do ni siporo mu Kiyapani bavuga ngo karate do karate ni karate yo kurwana do ni siporo uretse ko twongera ibyo kurwana nayo ni umukino kuko urabira icyuya ariko ugasumba n'ibindi kuko bisaba kwihangana. Noneho rero ibyo ushatse kuvuga ngo umuntu yabona amafaranga gute karate ntabwo ari ya siporo ikinwa n'uwo ari we wese ni siporo ikinwa n'umuntu yumva kuko isaba gukoresha mu mutwe cyane kurusha gukoresha umubiri. Isaba kwitonda isaba kwihangana kuko utangira ubabara ukavunika mpamvu y'udupompaje zacu ntabwo ziba zimeze nk'iz'abakora umupira cyangwa bakora za volley cyangwa n'ibindi. Noneho twege kubera yuko ubukora bakonjyamo no kurwana imigeri ingumi rimwe na rimwe bamwaga kukamenya abandi bakavunika abandi bagasitara na za fractures zikaboneka bigatuma abandi bakina imipira n'ibindi babitinya. Kugira ngo rugere ku rwego rw'uko wabona amafaranga bisaba ko abakugana baba babanje kubyumva bakaba bakwemera gutanga amafaranga. Niyo mpamvu ubona no ku isi yose cyane no mu bihugu byose akenshi usanga za football zirusha karate amafaranga na za basket na za volleyball haba harimo kakano kuko bavuga ngo abantu bararwana bakabitinya. Kugira ngo uzagere ku rwego rwo kubona amafaranga bigusaba kuba washyizemo ingufu zawe nyinshi ukaba wabasha kubaka nka gymnase yawe noneho ya gymnase abantu bakaza bakugana. Utarabigeraho rero cyangwa ngo ubura umwarimu mwiza bakumva bakwemera bakubaha iyo tugize nk'ibyo ukagira nk'umwana w'ikirara agakubita nk'umuntu wenda bakavumbura ko ari karate rumba nk'iyo karate yabamo baravuga ngo bakarateka bararwana cyangwa ugakubitana kuko ibyara muhima na mwewe wagira ibyago ugasanga ari umwana wibye bakavumbura ko akora karate rumba icyo kiba ari igisebo ntaho rutari. Ariko kugira ngo ubone amafaranga ashobora kuboneka bitinze ukubaka sare yawe ukayikora neza bakagenda bakugana noneho uri umwarimu mwiza ariko bitangiye kugenda kuko
tageti yabaye ko byagomba kugera mu bihumbi nka 2005 ibigo bya segonderi byose byaragiye mu karate ubu batangiye kuyumva ko barayumva nabo bakarate n'aba footballeur abakora basket na za volley bagasaza bakava mu nzira ya karate no kubwe ngo urayikora nayo ikagukora twebwe ntago tureka niru umusaza uhurukina nkurikije uko bisobanura amafaranga ava mu kwigisha ntabwo se nta mafaranga ava mu gukina nta makompetisiyo abaho ashobora kwinjiriza umuntu amafaranga rwose kubera ko yatwaye irushanwa iri n'iri ibyo nabyo biraza kuvuga ngo iyo tuvuge mu gihugu hari federasiyo ikora neza n'igihugu kibyumva gifatanyije na komite olympique ngo hari minisiteri ya siporo hari komite olympique na federasiyo n'abana ku giti cyabo iyo bashe kugira performance nziza barazamuka bagasohoka kandi bagahembwa ugasanga ubu dufite abana batoya bitunze batunzwe n'amaklebe bafite amaklebe yabo banterina bakabona resource amafaranga avuye mu y'ababyeyi babaha ukanterina abana nanjye mfite club y'abana n'abantu bakuru bakabamo bishyura akabamo bakwambura byose bibaho sibyo ariko ntabwo navuga ngo nta mafaranga bashobora kubamo kuvuga ngo ubundi wenda nako nagira nka sale yanjye par exemple n'urugero nivuze cya sale yanjye ikaba ihari wenda ugashyiraho amafaranga ya moyenne abakugana bakakugana batakugana bakarorera mvuze ku marushanwa usibye kuba ufite dane 6 hari amarushanwa witabiriye haba nko wenda ku rwego rw'isi ku buryo uvuga uti ngiye mfite imidari iyi ngiyi negukanye ku rwego rw'isi ibendera ry'igihugu rikazamuka ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo uba usubije inyuma ni ukuvuga ngo nimba naraje ndi coach muri universite imbere ntabwo twari dufite federasiyo ya karate twari dufite icyitwaga art martial avuga ngo association rwandaise des arts martiaux hari harimo karate harimo kung fu harimo judo harimo na boxe niyo art martiaux zari ziri mu Rwanda numva yari association hano urumva ukaba coach ariko mu 1990 kubwa twasohotse mbona turagiye mu dane nari nasohotse tugiye gukina muri Central Africa muri jeu ya zone 4 u Rwanda rwagiye ari nabwo insorti ya mbere twakoze turongera dukina muri Espagne ngira ngo muri 2000 cyangwa 2002 nabwo ndi entraîneur national urumva n'imyaka hari igihe uvamo ukareka ukantrena abandi ariko iyi saha n'icyo gihe cyose hari abana bagiye bazana imidari ndi entraîneur na nyuma nza kuba n'entraîneur national mba na président wa federation ariko ubu ngubu dufite abana bazwi ku rwego rw'isi bafite imidari bagiye bazana impande n'impande ntabwo duhagaze nabi ku giti cyawe ukiri umukinnyi utaramarira cyane mu gutoza urumva nagiye ndi kapitene wa equipe nationale muri Central Africa twazanye umudari wa region medaille de wa gatatu bronze kwa yego